tubashimira urukundo n'umurava mutwereka mudukurikirana umunsi ku munsi, mukurikirana ibikorwa dukora, ibiganiro, filimi zidushyiraho. Ni ukuri muraba agaciro kandi muraba ingenzi. Dushoboje abari mu Rwanda, Afurika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Mwese tubabwira ngo nimukomeze muhabwe umugisha n'Imana kandi mukomeze mujye mubana natwe umunsi ku munsi. Inkunga yanyu turayibona, natwe niyo mpamvu tubabwiye ngo mujye mukomeza mubane natwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bica kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Amazina yanjye rero nk'uko bisanzwe njye mujya mubana ni Rutayomba Janvier. Imbere ya kamera murahabona abatumirwa babiri, hari umusore n'inkumi. Yes, twabakiriye kugira ngo bagire icyo babwira abadukurikiye cyangwa se bababwire icyo babahishiye. Reka tubakire nabo mwiyumvire icyo batuzaniye. Turabakiriye kuri kamera za Abeza Media TV. Nimuhabwe ikaze na karibu. Ndagira musuhuze abafanizi banyu munabibwira amazina, dukomeza munatugezaho ibyo mwaduhishiye kuri uyu munsi. Inama nagira abanyarwanda, urubyiruko rw'u Rwanda rwabuze akazi, nuko iyo ugiye muri sinema ubikunze kandi ubishaka, ubikorana umutima ukunze kandi ubikora nk'akazi, ubasha kugera kure, ukagera aho uva ukagera n'aho ugera. Rero umuntu wumva ushaka kujya muri sinema agomba kubishyiramo umwete, akabikora abikunze kandi cyane, byabasha kugira aho bimuvana bikagera n'aho bimugeza, ariko kazi abasha gukora konyine. Yes, Ariete arakoze cyane ku nama ze nziza agiriye urubyiruko cyangwa se abantu bifuza kwinjira muri sinema nyarwanda. Ko ntareba ko semana nuko wegereye Richard. Aha, twagiye mikoro yereze Richard atubwire nawe agire urubyiruko rw'abasore inama y'uburyo bagomba gukura amaboko mu mufuka bagakora. Abatinye kujya muri sinema babwire cyabaye yabashije kubonamo nawe n'uburyo sinema ari inzira ishobora guhindura ubuzima bwawe. Inama nagira umuntu ushaka gukina muri se cyangwa se umuntu wabyifuje kuva kera, icyambere cyo bino bintu biragabura, sibyo? Ku muntu ariko wicaye wihanganye, naho bantu bashaka inyungu z'ako kanya ho nta kintu nabatangariza kabisa, ariko bandi bashaka inyungu z'igihe kirekire amafaranga arimo kabisa. Icyo nabashishikariza cyo, nimba ugiye mu bintu bijye mu bikunze kandi ubikorane umwete, ibyiza biri imbere. Yes, murakoze cyane rero batumirwa bacu, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kandi nakagaruka ibiganiro byacu. Abadukurikirana kuri YouTube channel yacu ya Abeza Media TV, namwe mukomeze mubane natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Abatumirwa bacu barasezeye rero, ariko ntabwo basezeye ko batazagaruka, ahubwo tuzongera tubatumire. Hari ibindi dukeneye kuzababaza kugira ngo bagire inama bagira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngaho reka mbahe umunota umwe w'amahirwe wo gusezera ku bafanizi banyu dusoza n'ikiganiro. Nabwira abafana banjye bakomeze bakunda ibintu dukora umunsi ku munsi, bajye baduhereza inyunganizi zabo ziba zikenewe kugira ngo se tumenye se ni iki dukwiye gukosora, ni iki dukwiye kongeramo. Ibyo bintu bajye babikora n'umutima mwiza kugira ngo dukomeze tubahereze ibyiza gusa. Ikintu nabwira abafana banjye nuko mbakunda cyane kandi nkunda ukuntu bagumye bansapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi babwira ngo bakomeze bakunde ibiganiro byacu, filime dukina byose babikunde, natwe turabakunda.
Yes, bakunzi ba Beza Media TV rero mukomeze mutushyigikire mubane natwe umunsi ku munsi, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Richard umeze bite? fresh ariko bimeze bite mwana? Fresh kabisa uracamo se? Nanjye meze neza nyine. Amakuru y'imeze Meze neza mwana. Mbase ariko none nagushakaga nyine. Iyo nta mahoro se? nari bamubwire nyine. Basura mukobwa agenda kubwira ngo mutandukane. Ukaba udashaka kubyemera, udashaka kubyumva. Umusheri Umukobwa cyari wawe cyo. Uriya mukobwa ni umuzimu mwana. Uriya mukobwa ni shitani n'umudayimoni. Igenda kubwira ngo uriya mukobwa mureke utazabona akaga imbere ko icyo udashaka kubyumva. Mwese man ibintu ubona je ntabona n'igihe tumaranye ibyo bintu byifashe bise. Sibyo nkubwira se ngo ugomba gusenga kugira ngo nawe ibyo mbona nawe ujye ubibona. Erega mani gusenga Reba nk'ibintu uba wambaye. Ndebera nk'iki kiboro kiwajya ngo Mwese ryandi bandi ngazigera nta zambaye. birenze, man. Afite 10 na kangahe. ibi nta birenze guys. Ibintu byo kwigira umurara mani utari kugenda gusenge. Kandi Burya erega kwigira umurara no gusenga Umva ni ibintu bitandukanye. nyine uva nkubwira Richard. Suri inshuti yanjye suri. Ndabizi. Nakwifuriza ikibi. Wapi? None kuki mba ndi kubikubwira no byumva mwana. Ega njye ndasenga muri mu masengesho buri gihe cyaricyo cyose. Senga mani ndabikora. Subiza igihe maze muri ibi bintu by'amasengesho. Ndabizi. Nusotekereza ko namba ndi mu mikino mani. Ntabwo uri mu mikino ariko nanjye ndabikora. Oya ntabyo ukora kuko yawe ubikora nawe ubigeze nkaho nko kuri level yanjye kubyo nawe ubibona ibyo urimo. Uriya mubebe ni umuzimu ni mwiza wenda simbizi we uko ubibona ariko uriya mukobwa ni umuzima kwiyoberanyaho n'umushitani watandukanye n'uriya mukobwa. Ibyo ntabwo nabyumva mani. Biragoye nyine kubinyumvisha kabisa. Nose ni iki utumva kuri inshuti yanjye None se suzi ko gusikaminga umuntu bibaho? Nse gusikaminga ngo ngere kuki kuri inshuti yanjye ko nagushyigikira ngo ati congratulations ufite umukobwa mwiza mukundana. Ego ushobora no kubimbwira ibyo bintu ugira ngo umwitware. Okay. Niba udashaka kubyumva rero uzabona igisimbizi reka bikomereze nyine ariko icyo mubwiye cyo nyine mari danje tu namubebe uraje uzabona ibyibo. Ahari ahantu bihurira kubera ko nanjye uko wabyumvise nanjye niko nabyumvise. ahubwo mbwiza uko. Mubwiza ukuri se ko uriya muhungu ni ubwa mbere twari duhuye none wajya nkubwira ibintu ntazi nyine uko namubonye kuriya aho yansanze hariya niho twari duhuriye nyine nta handi bigeze mubona. Mwese wowe ubyumva ute nyine birazi? Ndi kukubwira ngo ntanjye ntabyo nzi. Ntabyo se? Yego. Nusanga ari byo cyane bizahita birangira. Nta kibazo nyine nusanga ari byo uzakora uko ubishaka. Ahubwo nta n'impamvu yo gukomeza kuganira ibintu hano. Tugende mu rugo hari n'ibindi bintu ushaka kukubwira. Mpamvu yo ngo yatanye kugenda. Twende tugaruke kuri kiriya kintu. Kiriya kintu biriya bintu wa musore yakoze cyane. Icyo kigaruka uko uteze. Nta bintu koko wabwije ukuri. Mubwire ngo ntabwo ari byo. Mubwire ngo ntabwo ari byo nta nubwo mbizi nyine nanjye nabyumvise kuriya. Ntabwo ari byo. Watese ni gute umuntu akubona agahita. Kandi ari ubwa mbere nari mubonye. Nyine ni ubwa mbere nari mubonye. Ni ubwa mbere nari mubonye nyine nanjye yansanze hariya aho twari turi nyine. Nibwo nari mubonye gusa. Cyangwa ashaka hari ikindi kintu ashaka nyine. Ntabwo mbizi kubera ko ari wowe inshuti ye rero ukaba ubizi. Njye rero ntabyo nzi. Uko wabibonye nawe niko nabibonye. Ariko ibyo twanabyihorera kubera ko nakubwiye ngo ntabwo nyine nanjye ntabwo mbizi. Ibyo twabireba tubisimbuka kubera ko twaje ubwira ngo hari icyo ushaka kumbwira nyine nari ntegereje. Ahubwo ntacyo reka tureke tuganire ibyacu sibyo? Ubundi ubona urukundo rwacu rugana. Tugana he?